urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ndabakiriye mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo Imana mu ishusho y'umuntu. Turasoma Abaroma igice cya mbere umurongo wa 4, aravuga ati: kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamwa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Bibiliya itubwira ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Noneho iri ni ijambo ritangaje kuko na Yesu ubwe yavuze atyo, kandi ubwo abandi bamwitaga umwana w'Imana ntiyabihakanye, yarabyemeje. Ariko umwana w'Imana bivuga iki mu by'ukuri? Narabisobanuye inshuro nyinshi ariko bikwiye gusubirwamo. Umwana w'Imana ntibivuga kuba warabyawe n'Imana mu buryo busanzwe. Umwana w'Imana bivuga Imana mu mubiri w'umuntu. Bityo ubwo Yesu yavugaga ko ari umwana w'Imana, Abayahudi bari iruhande rwe basobanukiwe neza icyo yavugaga. Bararakaye kuko bari bazi ko umwana w'Imana bivuga Imana yahindutse umuntu. Bityo rero bareze Yesu kwigereranya, bavuga bati wowe kuri umuntu urigereranya n'Imana. Ariko uwo ni we Yesu, uwo ni we w'ukuri rwose, kandi kuzuka kwe mu bapfuye birabyemeza. Imana yahindutse umuntu, yambara umubiri, maze ibana natwe ngo idukize kugira ngo natwe tube abana b'Imana. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza kuri 13 haravuga hati: icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Yatuzaniye agakiza n'ubuzima buhoraho kugira ngo tubashe kubaho nkawe kandi tube mu busabane n'Imana. Ubu dushobora gukorana n'Imana nk'abana bayo bakundwa. Dushobora kuyivugisha nayo ikatuvugisha. Yatuzanye mu rwego rwayo, yatugize nkayo. Muri Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 17 yaravuga ati: uko ari niko natwe turi hano mu isi. Ubu rero natwe twahindutse abana b'Imana. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Aha ni muri Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 1. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Reka dufatanyirize hamwe gusengera isengesho. Ndavuga nawe usubiremo uti: Data mwiza, urakoze kubwishurirwa yuko Yesu ari umwana w'Imana. Ni Imana yigaragaje mu mubiri w'umuntu, kandi kubwo kuzuka kwe wampaye ubuzima buhoraho no kuba umwe nawe. Mbayeho mfite imyumvire ko hari uyu mubano w'ubumana, ngendera mu busabane no kubana nawe nshize amanga, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo turasoma Yohana igice cya mbere umurongo wa 14, Yohana ibice 10 umurongo wa 30 kugeza kuri 36, na Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa 16. Nanone niba unkurikiye ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagukangurira kubikora binyuze muri iri sengesho rigiye gukurikiraho, kandi nubikora biraza kukubera umugisha cyane. Murakoze, mukomeze kugubwa neza, naho ubutaha. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana
no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.